n'ibyishimo byinshi kuri Kamikazi Dorcas. Uyu ni umwaka ashojemo amashuri ye yisumbuye segonderi, nibwo abashije kuyasoza. Ngira ngo Vestina na Dorcas abantu benshi cyane barabazi mu itsinda ry'indirimbo ziramya zigahimbaza Imana. Bagiye baririmba indirimbo nyinshi zitandukanye zagiye zigenda zikora ku mitima y'abantu benshi cyane. Murabizi ko Vestina we yagize gutya Imana ikaza no kumwubakira urugo. Dukomeze tumwifuriza imigisha y'Imana kuri we ndetse n'umutware we Idirisa. Hanyuma uyu Kamikazi Dorcas nawe yari ari mu ishuri nyine yiga, akaba rero yishimira kuba yashoje amashuri ye ndetse akaba yabashije no gutsinda, akabasha kubona impamyabumenyi cyangwa se diplome. Aba ari ibintu byiza cyane. Umuntu wese yari kwiga nta kindi abaharanira abagira ngo azabone diplome. Imyaka yose umuntu amara yicaye ku ntebe y'ishuri abagira ngo azasohokane amanota meza. Ubwo rero tuvuge ngo congratulations, kandi rwose nabonye n'abantu batandukanye harimo ba Irene n'abandi batandukanye bamuzi ndetse bamukunda bagiye bamushimira bavuga bati rwose ni byiza. Kandi ngira ngo mu magambo aheruka gutangaza uyu Kamikazi Dorcas yavuze ko azakomeza kwiga amashuri kugeza na kaminuza. Bari bamubajije bati se ko mukuru wawe yashoje kwiga agahita ajya mu bijyanye n'urukundo, wowe urabivugaho iki? Avuga ko ibyo ngibyo atari byo ashyize imbere cyane, ahubwo azabanza akiga kaminuza. Ubwo rero urumva ko ari umugisha, kandi rwose kuba yatsinze Imana ikomeze imushyigikire, Imana ikomeze imuteze intambwe, kandi akomeze akorera Imana, akomeze ayubahe. Indirimbo zabo ndetse n'impano yabo ntizagire inkomyi n'imwe. Iminara yawe nzayubakisha amabuye abengerana, kandi urugabano rwawe nzarushingisha amabuye anezeza. Abana bawe bose bazigishwa n'Uwiteka, kandi bazagira amahoro menshi. Uzakomezwa no gukiranuka, agahato kazakuba kure, kuko utazatinya. Uzaba kure y'ibiteye ubwoba, kuko bitazakwegera. Ijambo ry'Imana Yesaya 54 umurongo wa 12 kugeza ku wa 14. Umurongo wa 13 turavuze ngo abana bawe bose bazigishwa n'Uwiteka, kandi bazagira amahoro menshi. N'ibyishimo byinshi kuri Kamikazi Dorcas wamenyekanye mu itsinda rya Dorcas na Vestina mu ndirimbo ziramya ndetse zigahimbaza Imana. Ngira ngo uyu mwaka nibwo ashoje amashuri yisumbuye segonderi, birumvikana. N'ibyishimo byinshi kuri we, kandi rwose Imana yakoze iby'imbaraga. Reka mbanze mbashimire cyane, kandi mvuge ngo Imana ikomeze ibane namwe. Turi ku itariki 3 z'ukwezi kwa 9 umwaka no w'2025. Hanyuma mbonyeho kwihanganisha abadukurikiranye batameze neza ku mpamvu z'ibibazo bitandukanye duhura nabyo mu buzima bwa buri munsi. Abagize ibyago, ababuze ababo cyangwa se bakabura inshuti n'abavandimwe n'ababyeyi babo, kuko mu isi nyine urupfu rugenda rutwara abantu uko bukeye n'uko bwije, cyane ko urupfu nta muntu ujya urumenyera. Iyo umuntu apfuye nyine umuntu arababara, gusa nyine nta kundi byagenda no kwihanganisha abasigaye bakiri bazima, ariko nyine twese niyo nzira. Hanyuma kandi wowe utameze neza ku mpamvu z'ubukene, ibibazo bitandukanye, ubushomeri, uburwayi, abo bose ndabakomeje kugira ngo bagire kwihangana. Imfubyi, abapfakazi, abashonje, abadafite aho kuba, ababuze ubwishyu bw'amazu, abatawe n'ababo, n'abantu benshi bafite ibibazo bitandukanye. Ntabwo byose umuntu yabirondora ngo abirangize, kuko munsi y'ijuru nyine duhura n'ibibazo mu buryo butari bumwe. Ariko kandi nanone Imana niyo mugenga wa byose, ni nayo inyuranye ibihe, ibintu bikarushaho kugenda neza. Uyu Kamikazi Dorcas ni umwana w'umukobwa rwose ukunzwe cyane mu ndirimbo ziramya ndetse zigahimbaza Imana, hamwe na mukuru we witwa Vestina Ishimwe. Uyu Vestina ngira ngo yakoze ubukwe mu kwezi ngira ngo kwa 7 nimba mbyibuka neza, nibwo yaje kuba yakora ubukwe ku itariki 5, kandi rwose Imana yabanye nawe bigenda neza.
rero ni abana b'abakobwa bakunzwe cyane mu ndirimbo ziramya zigahimbaza Imana, ndetse indirimbo zabo zagiye zifasha imitima y'abantu benshi cyane. Murabizi ko hari abantu benshi cyane bagiye bakizwa ku bw'izi ndirimbo zabo. Ni abantu bagiye bakundwa cyane kuko mu ndirimbo baririmba haba harimo ubutumwa busubizamo abantu imbaraga n'ibyiringiro byo gukomeza gukunda Yesu, ndetse harimo ubutumwa bukumbuza abantu ijuru, harimo ubutumwa bukomeza abantu bubabwira ko mu by'ukuri mu ijuru hari Imana ibasha gukora ibirenze ibyo abantu bibwira. Mu by'ukuri rero ngira ngo n'itsinda ryamenyekanye cyane mu ndirimbo ziramya ndetse zigahimbaza Imana, kandi byagiye bituma n'abandi bana bagiye batandukanye bagenda bagaragaza impano zabo, batinyuka kugira ngo bagaragaze impano zabo. Ni byiza cyane rero uyu Vestina, reka dukomeze tumwifurize urugo rwiza rwose, Imana ikomeze imwubakire, kandi urukundo rwabo na Idrissa ruzakomeze rugere kure, bazagire umugisha w'urubyaro, bazagire umugisha w'ubutunzi ndetse n'ibindi umuntu akenera ari mu isi, ariko nyuma y'ibyo byose Imana izabahe n'iherezo ryiza muri Kristo Yesu. Dorcas Kamikazi nawe ngira ngo nawe ashoje amashuri ye yisumbuye segonderi muri uyu mwaka. Ngira ngo yigaga muri Kigali International Technical School, ni ikigo nyine yigagamo rwose hano mu mujyi wa Kigali. Ni ikigo cyiza cyane, ndetse kinigamo nyine umuntu wifite rwose, kuko ni ikigo gikomeye cyane. Uyu Dorcas rero Imana iramufashije asoza kwiga, ndetse bikavugwa ko yatsinze rwose, akaba yarabashije kubona diplome, cyane ko nyine nicyo kintu umuntu aba aharanira imyaka yose umuntu amara ku ntebe y'ishuri ari kwiga, umwaka wa mbere, umwaka wa kabiri, kugeza ku mwaka wa gatandatu w'amashuri yisumbuye. Nta kindi umuntu aba ari gushaka, aba ategereje kuzabona nyine impamyabumenyi cyangwa se diplome, kugira ngo nagirirwa amahirwe azakomeze no kwiga kaminuza. Cyane ko hari ikiganiro nigeze mbona ari kugira na Irene ari kumwe na Vestina, hari ikiganiro yavuze ko mu by'ukuri bari bamubajije, ese ko mukuru wawe Vestina yashoje kwiga agahita ko yinjira mu rukundo, wowe ibyawe bimeze bite? Bamubajije batyo bati, se nawe aho ntiwazahita wigaragaza? aravuga ati hoya, yaravuze ngo biri kure cyane rwose. Niyo magambo Dorcas yakoresheje avuga ko ibintu byo guhita yinjira mu bijyanye no gushaka umugabo atari ibintu biri muri gahunda cyane, ahubwo azabanza akiga ndetse akiga na akaminuza amashuri ye, kugira ngo ibintu byose bizagende neza. Ubwo rero ni ibyishimo byinshi kuba yashoje amashuri ye, ndetse akaba anishimira ko yabonye diplome, akaba yarabashije mu by'ukuri gutsinda ikizamini gisoza amashuri yisumbuye. Gusa hariho urujijo ku manota ya Dorcas. Harimo amanota ari kugenda acicikana ku mbuga nkoranyambaga hirya no hino, abantu bari kugenda bapostinga kuri screenshot. Urabona ko hariho amanota agera kuri 92 n'ibice, ngira ngo 8, 92 n'ibice 8 ku ijana, niyo manota ari kugenda agaragara kuri iyi foto iri gucicikana. Ndeba bakoreye screenshot, ariko nanone abandi bagahita babigaruka bati, se koko aya manota yose naya Dorcas kuko yageze amanota 92? Kuko murabizi ko mukuru we yagize amanota ngira ngo 70 gutyo, 70 ku ijana. Abantu bati, se koko mu by'ukuri Dorcas yageze amanota 92 ku ijana? Bamwe bati, ariko se koko aya manota yose naya Vestina 92 n'ibice 8 ku ijana? Bagahita bavuga bati, ariko se ko ikigo yigagamo ari icya tekinike, Kigali International Technical School, habagamo MEG yaba irimo gute kandi ari ikigo cya tekinike? Cyane ko mukuru we yizemo, nawe niho yize muri iki kigo, yiga ibintu bya culinary arts. Ubwo se MEG yaba yarigeze muri tekinike gute? Ni ibintu nyine biri kugenda byibazwaho n'abantu batandukanye, bavuga bati aka kantu rwose kari gucicikana hirya no hino, aya manota 92 ntabwo araye, abandi bati naye.
harimo n'abari guhita bagarura amanota yagize muri toronkome, kuko ngira ngo akora toronkome ni ibintu byacicikanye hirya no hino bavuga bati se Dorcas ko yagize amanota make cyane, kuko icyo gihe yagize amanota ngira ngo 10 yonyine gusa muri toronkome, gusa nyine ku bw'amahirwe ndetse n'ubushobozi bw'umuryango we baza kumufasha ajya kwiga nyine muri iki kigo cyiza cya prive, babasha kumwishyurira ibintu bigenda neza. Abantu rero icyo gihe abantu baravuze batari ko se amanota 10 ko ari makeya Dorcas we, abandi bati rwose uzi kuririmba, impano yawe rwose urayifite n'indashidikanwa, ariko mu ishuri ho byaranze, ariko yakomeje kwiga. Bibiliya yavuze ngo abana bawe bose bazigishwa n'Uwiteka. Iyo Imana yavuze ko uziga, nta kintu na kimwe kibasha kurogoya umugambi w'Imana. Gusa ikiriho cyo ni kimwe nuko aragiye mbona bamwe mu bantu bamuzi bagiye bagenda bamufelicita, harimo ndetse na Irene Murindahabi nka manager wabo, rwose nawe ari mu bamushimiye. Ntabwo rero bamushimira atatsinze, birumvikana gutsinda nuko agomba kuba afite nibura amanota 50 gusubira hejuru ya 50, iki gihe uba wapasinze rwose uba watsinze. Ubwo rero ntago abantu bari gusobanukirwa neza nimba aya manota 92% araye koko cyangwa se araye abantu bahimbye bagashyira aho ngaho bisanzwe, kuko ikigaragaza ko mu by'ukuri aka kantu ari agahimbano bateguye, kano gafoto kariho 92. Urabona Meg ntago rwose ba muri tekinike, ndetse urabona ko abanyeshuri ngo bagera muri 322 bigaga Meg, ubwo se baba ari benshi cyane. Simbizi, gusa ikizima cyo nuko yashoje amashuri ye, kandi amakuru avuga ko yabashije gutsinda. Ubwo rero reka tumwifurize kuzakomeza kugira amasomo meza, Imana izamufasha akomeze kaminuza. Ibyo ngibyo kuko yarabyivugiye ubwo avuga ko ashaka kuzakomeza kwiga ndetse akazagera kure hashoboka, kandi rwose ni byiza nyine kwiga kwa kino gihe. Kwiga ni ikintu cy'ingenzi cyane, kandi murabizi ko na leta yacu y'ubumwe, leta y'u Rwanda yashyize imbaraga mu burezi, uburezi budaheza, uburezi kuri buri umwe wese, waba uturuka mu muryango ukomeye, waba uturuka mu muryango uciriritse, umuntu wese afite uburenganzira bwe bwo kwiga kugira ngo azabashe kwibeshaho, yige kumenya gusoma no kwandika no kubara. Ibyo byose nyine umuntu agomba kuba abizi. Mu isi tugezemo ni isi nyine umuntu agomba kuba yarize. Niyo mpamvu leta yacu y'u Rwanda igenda yorohereza buri wese kugira ngo abashe kwiga bijyanye n'ubushobozi bwe afite. Rero ni byiza cyane kuri Kamikazi Dorcas, reka tuvuge ngo congratulations, Imana ikomeze imushyigikire, kandi rwose izakomeze bane nawe, nagirirwa ubwo buntu bwo gukomeza kaminuza, azakomeze yubaha Imana, akomeze akorera Imana. Ubuzima nyine agiye mu bwo hanze y'ishuri uyu munsi arimo, mu gihe atarajya kwiga kaminuza, akomeze Imana ikomeze mushyigikire, kandi ibintu byose birushaho kugenda neza cyane. Ndabashimiye kandi ndabakunda cyane. Ubuntu bw'Imana n'imbabazi z'Imana zikomeze zibane namwe, ndetse kandi ntugende udakoze subscribe kugira ngo inkuru n'ibiganiro byacu bijye bikugereraho igihe. Kandi kuyikora subscribe ni ibintu byoroshye cyane, no gukandaho ugakanda like, ndetse ukaduha na comment, ugakora share, byose ni byiza kuri twebwe. Kandi rwose mgenda mbibona ko mu nkunda, mukabinyereka, mukareba inkuru zacu, ni byiza cyane gufata umwanya wawe ukicara ugakoresha internet yawe kugira ngo ukurikirane inkuru zacu. Ni ibintu byiza cyane, kandi marambasabira umugisha w'Imana. Ndabakunda, ibiganiro byacu nakagaruka.